niho studio. Kazi hani wacu muri biremera electronic repair. Hani wacu tugwa serivisi zitandukanye aho tugukorera telefoni zaba izamenetse zaba iz'amatushe ndetse na smartphone, telefone zidacaginga, telefone zifite ibibazo byo kudahamagarwa cyangwa guhamagara, telefone zaguye mu mazi, turagufasha. Tubakirira WhatsApp muri telefone zanyu ndetse n'andi application atandukanye, tubafasha kubafungurira email, afite amapasi yagize ibibazo, amakete ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ni mutugane hani wacu muri biremera electronic repair. Bese ugeze hani wacu igikoresho cyari cyose cya electronic waba tuzaniye kirakira. Bone mutuganire imiryango irafunguye, biremera electronic repair, ibyo dukoze byose biremera. Fresh. Mbese nayireye kare ndi kugushaka kumena ahangaha wibereye. Anshakira gike? Mbatiye gitera yarakonumye ngo umusange kuri biro muvugana. Directeur? Ari kuri biro? Yego. Makinari. Sa. Oui. Meze neza. Nakufite akanyabuneza ra. Rimwe na rimwe mba meze neza. Noneho umeze neza. Izere ko amasomo ari kugenda fresh. Tameze nka cya gihe. Hakuze ticaga mubwiye. Ubundi twese turi abana bakuru. Ubu nta kuntu twaya tubigenza. Kamfasha kubona amanota kuyabona byanze. Ukanyanshiramo imiyaga kama amanota. Reka tugaje naye nashaka uburyo njya mbigukemurira reka. Ubwo se ibyo bintu utangiye kuvuga ni ibiki nyine? Uri umuntu mukuru. Nanjye ndi umuntu mukuru, hari ukuntu twabigenza. Niko hese Ticha ntabwo byumva rega nk'umuntu w'umuhungu hari utuntu nagukemurira tumwe na tumwe. Tutono wanyemuriramo. Tutono wanyemuriramo wibageje ibyaje bundi wankoreye. Ariko tishikara barakanyuzemo. Urabyibageje? Rega nawe rega hari ubangamiye umuntu. Ntabwo byakunda. Cyakoza naba mbitekerezaho mbere yo kugusubiza. Naba mbitekerezaho pe. Kubera ko uransuzugura ugakabye. Genda gerayo ko mu nzira. Shi. Simata Chris bo mukundamo iki mari kuri nta kintu kirimo nkamubonamo ibiki Wese nkundamwe ibiki. kamani shingida gukunda abana ako mani bamututisha uramo Nanjye ndamukunda. Nyine uri kumbwira ngo mukundamwe iki wowe nkundamwe iki. Ase kujya baniga. Ukizi Okay, nanjye ni byose cyo mukundira. ase mwana uramuna tanitamo ntakanu gapima ibiro nka 30 Kandi mbese umurusha ukuboko. The Rock Ngo manyobwa asetse. The Rock Egura gushaka ikintu nkanjye gifite bituza Ibiki? gushaka akantu kibaba nka kariya Yo kusigaye ngo na wita. Waryamye rotazanye amatuza rwose uri kuruta Chris. Giye buriya uramutse unyemere tugakundana. Nakora buri kimwe. Yewe na kantine. Yagiye mu gitondo ni mugoroba. Nanjye reka nkubwire. Nzakora buri kimwe ku buryo nta kintu kirenze nzigera muza nawe. Uziko nge nakemera no guhara amagara yanjye kugira ngo utsindire. Yewe na kara ka Chris uri kumbwira. Kavuze ubona kandushitse. Kugasonde kase nkaho kagabura. Uzi urabona kandushitse. Akaboko. Karakakurusha. Ubwiza amafaranga. Nani tuza wowe ufite ubugufwa. Icyane ubwo bugufwa n'amafaranga biratandukanye. Nabwizo kuri. ikigo wose Chris ze Chris yavukiye 15 twe tuvukira 7 ase nakuntu basi ndakiri mu Chris Ariko iki ubundi upfike no gukora ku muntu. Ubwo se umuntu ufite amafaranga ubwo biragusa we.
urimo uraserereza ahubwo uri kubona usa nk'umuntu ufite amafaranga. Urabona ukuntu ndi na romantike se yewe nakugura buri kimwe. Ufite iki ngo mereho? Ibyo mfite se ahubwo wabibara wanabishobora se. Sha ibintu uri kuvuga ngo ufite none ngiye nkwemereye n'inkoko bya byo kurya akawunga kano ka saa sita ngiye buri lunch tuzaba dusangira inkoko cyangwa se nzane n'ebyiri yewe saa sita se tugende tugasangira ko ibyo udasohoka ngo iyo nkoko wewe ntari kubanza ubyemere umpe ikibanza mu mutima wawe wenda after bizaza nubwo wajya unendeka mani naribi tujye mu biki unendeka mani basi unkundegeye nzajya nimenyera igikombe cy'amata cya buri munsi cya buri saa sita hano ikibazo cyanyu nta nubwo nitamo mani njye najya ngugura n'akarikeri mani ka buri munsi akarikeri nkufate ase wazi ase kwivira umwana ni ukubera iki nyine nta kuntu wavuga utambona cyangwa ako Chris yarabaroze nkambwiza ukuri rero papa ubwo rero bisanze ngo amata denjiga kwitamo utwo tuntu utari no muri 5k n'utwiri murakikisha jewe ese FFK burura musenza abahi kimwe nkambwiza ukuri niyo yaba ari M man ntabwo nigurisha ufite kubimenya nanjye ntabwo ndi umukiriya sawa rero jewe cyo nkubwiye cyo ntuzongere kunyirukaho ako kiranga abakobwa barabuze ko batabuze siri umunyihomye inshuro zingana we nujya kwiruka ku muntu ujya ubanzaye koko ubundi nujya kwiruka nka mu modoka ukabonera gusize jya uyireka ufata indi wasigaye ngo ni wundi mani jya urabona njye nakundana nawe ikibanza cyo ndagifite ariko ntabwo ari icyawe pe nahara n'amagara yanjye ariko byibuze ugakunda ukankunda ntabwo byakunda urumva nyine ukuntu hambiye genda usange twa Chris turi aho ngaho twamaze ariko ntukatuvuge nabi ntukatuvuge nabi akantu dore bakirukanye ku kigo ubundi se ugakunda ntukakavuge nabi kandi igendera cyane bro zarangira anyirukanye nyine kandi nawe wabibonye muri karasi uburyo yaje agahita ambwira nyine ngo ninsohoke nyine nawe wabibonye ikizami cya gitangiye byabaye ngombwa ko nagikora ese buriya biterwa n'iki Directeur hari kesi yadusanzemo hanyuma rero biba ngombwa ko twirukana noneho uwo twari turi kumwazana umubyeyi ariko ngiye burangiye iyo ntashye nigira muri ghetto to nta babyeyi ngira nyine ni inkuru ndende byumva arababaje cyane so sinzi niba nakubwira ku nkuru yanjye nyine ukumva ukuntu imeze ariko ni inkuru ndende pe hagari ngombwa ngo yimbwiremo ndi kukubona nkurikije ukuntu umeze neza witonda kiramo akantu k'akadisipurine ikibazo ndabiga nk'ipantaro y'ishuri cyangwa inkweto nawe ngo ugiye kwiba iby'abandi ushobora kujya kubyiba bakagufata bakakwirukana wa mungu benshi bakakwirukana uzambabare ntuzangere mu maso kandi nzagerageza ntabwo nzakora amakosa kabisa hari ikintu ubura ibintu byose sinabiguhaye reba ureba ukuntu umutwe wawe harimo igikoma iyi telefone buno kuki utari wayimaye ngo nyisigarane wabwise ngo uraza kuyisubira ubu ko wari ugiye kwinjira mu kigo birangiye iyi telefone nari kubyibuka nkayiguha kandi wa mwana shari ibintu kina nabyo kubyibuka ariko kuko wari wambwiye nari nakubwiye ngo ndaza kuyigusubiyeyo uzi ange bityo kuko na telefone na simukadi bayikubonanye bahita bakwirukana aramvoye sinzaza nkuvugisha ubundi ngiye kugira ngo nzaha ku ishuri ubundi nari nararivuye moto kubera nyine ibibazo bya famiye nyine no kubura ubushobozi hanyuma rero nza guhura n'umuntu w'umugiraneza nyine aza kumfasha nyine biba ngombwa ko ngaruka ku ishuri niwe wanyishyuriye azana hano muri iki kigo nyine biba ngombwa ko niga nyine bumva yari inkuru ndende nyine aza kumbwira ngo ngomba kugera aha ngaha nkiga kandi ngakurikira amasomo so ubwo rero anyishyurira hano ishuri akanyishyurira n'aho n'aha nyine nkabo iyo mvuye aha ngaha muri vakanse mfite inzu ngenda nkabamo nyine yanyishyuriye niwe nyishyurira noneho ndi kwibaza ngo mbwira ukuntu ngiye nava aha ngaha nkatanga ngena bamubwira ngo baranyirukanye ubizi neza ko atari n'umubyeyi wanjye ubwo urumva bishoboka nyine nanjye nibwo bwo mfite niyo mpamvu nanze gutaha nta kibazo ndabwira diregiteri agerageza uburyo ki yagukuraho icyaha mbabarira urabukoze nta kibazo ntaribi cya mbere se uko uri umusore mwiza kandi nta kibazo buranjya gushima ntaribi urakoze cyane Chris bite meze neza ndikeka ariko utangiye kwisubira muri tekerezaho nta kibazo bimeze neza nako wabarenguza garuke mu ishuri ariko fata umwanya wo kwitekerezaho ubwiza ukuri ejo hawe ugomba kuyitegurira
ubanza urebe ibyo urimo igifite akamaro uri kunyumva Yes. gufata imyanzuro nk'urasa uko nkwanze njyewe arubwo nzi harandi hantu nzi twahuriye hano hari icyo mpfa nawe icy'ingenzi se watsinze nk'abandi sinakwishima ngize amanota meza nk'abandi bose mu bindi bigo sinakwishima Yes. why not kuki bitabagiwe nta wundi wo kumfasha utari mwebwe utekereze kabiri urebe amahitamo yawe urebe ukeneye iki sibyo nta bwana bubi ntacyo mpfa nawe uri kunyumva Yes. nta kindi habe na kimwe kidasanzwe ariko ugenda umubyeyi aho nyoko na so sinzi n'abafite batari yuriye nabo bakumpaye uri kunyumva Yeah. iyo wanyikora ibyo ushaka byose bagutuma kuvoma ukajya gutashya Wapi? why not principe z'iki kigo gifite itegeko rimwe kamwe se murarizi aho uri uhakora ikigomba kuhakora nta birenze ibyo nshaka Ntabwo bizongera nyine nimbabaza umuntu aba yazisabye. si ikibazo cy'imbabazi none ni impanuro usinga utonganya bahuri uhakora ibyo uhakora nimba abandi ari amaso kujya kurya nimujye kurya nyine ngo utandi bajya kurya ukajya kuryama nimba kujya gukina genda ukine nyine nibyo biba bikenewe ugire punctuality byihingemo cya kintu cyawe ntabwo ari cyiza nta tabi nta kibo bivuga ntibakuvugamo ariko karakaho ntabwo ari sawa sibyo Ntabwo bizongera. shuwa Yeah. ndakeka ugiye kuba ambasada w'abandi kuko nibyongera mfite ikibazo kuko ntabikwifurira simbikuraze nawe utekereza uri umuntu mukuru rega uretse kuba cyambaye iniforme gutya uri umuntu mukuru reka mubwize ukuri umwana kumva umuntu ababwira ngo master ni mubi ni kanaka ni mubi murabishyira umutwe akakanya ariko hanze zababwira sibyo mbateze amahirwe kuba twarahuye nakambabwira nkabarebe cyabagirira ingaruka zitari nziza sibyo namwe mukamfasha mukagerageza mukareba ejo ni heza wahateguye ariko nabishaka wahicuye umunsi Chris Oui. Chris ndakwinginze wo guhomba we nutsindwa ntacyo bizantwara nyine ku giti cyawe yego amanota nzabara nka master w'ikigo ababyeyi bazahomba nk'igihugu icyo mbwiza ukuri cyose mbere nambe azahomba bo mbere yabo bose nkubwiye wowe ubwawe you have to manage your time sure do you understand you have to manage your time gukora neza kwawe mbere nambe niwe ubwawe bizagirira inyungu kurusha undi wese twese bituza nyuma uri uzareba umuntu yakoze neza ngo tukuri inyuma urabizi neza Yes. ntugeze watsinda we na ngo mama wawe cyangwa undi muntu ngo courage tukuri inyuma subize ko baho Yes. aho kujya imbere wabyumvise Yego. ntawe ugira gute Sorry. Naho wakujya imbere. Kujya imbere wowe ujya imbere ugakora bakabira ku byo wakoze and then bakagukurikira ariko no bakujya inyuma wakoze ibyiza nibiba bibi uzagenda wowe ntimbo hanze uzakora iki ko nyine no kwangara mujya mweke mu rugo ngo dufite ibi n'ibi by'iwanyu bafite n'iby'iwanyu shaka ibyawe bagushyigikira kuko no kugira wigize igihone ushe n'amazi rwose yo kunywa kayakwima sibyo aho genda ariko ufashirize n'abandi bana ubabwire kandi ugira ute yego ubigisha babwira nta kibazo sawa akose mani wowe ko nabonaga imbere rwahanye inkoyoyo byarangiye bije kurya se byihorere mani kaka baby kandaburije ku rwego rutabaho ntubimbwire se gafite ngimbwa ngaho ngo yitwa ngo fisi Ah, bari kirisi no, 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 ngo no. tumbaza Ase, amahero iyo mbwa ngo ni kirisi nanjye niko yambwiye sha musikayeli ngo Ase, Kirisi ni muntu ki, man? ngo ni imenya yarabahaye uburozi akantu gapima ibirunga bingahe ibiro se birimo ni inusu niyo baho karaka baby aka baby ni sawa ejo nishatse kugafata hano muri toilette nkajyana ngaha nkagwitumo none tutari school tutari class ntaba nawe wagize n'amahirwe yo kumugeraho uzi ibyo kanga kanga nari ndi guproposa ara muri class ariko reka nkwereke ako siko nakubonaga inyuma nawe nawe nibyo mwe murimo nibyo nari nawe ngo ni Chris Chris none reka nkwereke reka tugapangire ejo niwe uzaru cyase tuzagategere gatashya ara mu ntuza ku gipangu yaba kamwe inzoga tukazamenamo agasupaguru nanone kugafatisha ni ikibazo iyo katari kwiga akaba katashye reka nkwereke ejo mu kwaro uzagashyiremo kanyukumve
nanjye nayizana nawe ukayishyiramo nta kibazo noneho wowe uzarura umpereze se basi bwo bazadukundara niba kabura byibuze ese nk'aba umusenzi bamukundira iki ni ubwenge azi se bora nabundusha rero ubungu bw'amafuti ni abakobwa barawukunda ego sha agahungu kadapima ahantu ubufungu ngenda ariko gahunda niyo ngero tubibanze tuwaruno ejo tuzarura byibuze niyo twagakubitamo uburozi bwabo bundi butica ariko butuma gasona gahinga amabyibuze super DP sikayirya sikayinywa super DP wabugiye kumuhaza akareka ahubwo reka nkwereke wowe tuzamukubitamo bwa burozi butuma isura nyine izana ibiboro ngo reka tuzamura burize nka bya iboro gikwete yarwaye urabizi biriya bimuhengamisha izuru ribwe irindi rigasigara ricurana cyane niba mukunda zamenye uzayitureka imbwa iyijyane